nikoye biranze ni ikigori. abagize isabukuru y'amavuko reka tugire tuti joyeux anniversaire. Akanyanga mu mutaranda kakoroga. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ni ngewe umuntu ufite inyinya yapfiriye ubusa. nuko twinjiye kuri iyi mihanda yacu eregani no mu minsi yashize Amavubi aherutse muri Benin gukina umukino aho bashakaga itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika. Icyo gihe banganyije igitego 1-1 ku munsi wo kuwa gatatu. Gahunda yagombaga kuba iri Kigali. Amasengesho yari yose ongera kudusubiza mu gikombe cya Afurika. Turakwinginze turatakamye ngo ibyaha twakoze n'iby'ibisekuruza byabanje byakoze byaba bituzanaho imikasiro kugira ngo Benin dutsinde. Ubitubabarire, udusige umugisha wawe, udusiga amavuta, uduha imbaraga. Shyira muri Kagera ibitego. maze abandi bakaririmba bati shingiye kubyo nabonye umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye kubyo nabonye umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. impande zose yari Amavubi koko. abandi bati simugiye gufata akantu buri wese arafata icyo ashaka rwose baturike senkandira bacwanyaguza mushwanya tuze guhita tubona intsinzi. bidatinze umukino uratangiye. mu gice cya kabiri Benin yatubonyemo igitego haciyemo umwanya tuba turishyuye. Manzi Intera arasimbuka yaterekamo igitego cyo kwishyura ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyuma y'uko nari maze kuvuga ko abanyarwanda basa nkaho icyizere cyagabanutse mu minota mu masegonda make cyane mu minota 70. Manzi Intera arasimbuka yaterekamo igitego cya mbere cy'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. imitima yongera gushima Uwiteka. ingoma yawe niyongere niy'abana babaza yarokeye ingoma yawe niyongere niy'abana babaza. gusa umukino waje kurangira komanteri ari nyinshi. bamwe bati Amavubi bayatware wawa amare y'amezi 8. aho bigeze ngo bumva leta ikwiye kuza mu mupira kuko ibi ngo birahagije pe. ese Kanyo ubona bazize iki? niba banywa zamugo niba bagenda bakanywa inzagwa narabuje bwake ntibiriya bitepu bizabicyo wa wundi si n'umutoza nawe uwo twirukanye we yaragiye ariko uyu nguyu mupyanire namwe ureke kugenda unywa inzagwa mu kabari. Nkamubonye Nyabugogo ari kunywa ibitepu. ubwo niba ari ukuntu baba bitameze neza
umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Mujya kivugi byo Amavubi ikipe nationale y'u Rwanda bipfira ku mutoza nagenda asifata amafaranga mena agura abana hari sinari zifite abakinnyi yes ni ngewe umuntu ufite inyinya yapfiriye ubusa. umukino ukirangira tugiye twumva umutoza wa Bene mu kiganiro n'itangazamakuru ati il y avait le numéro 11 Kevin Muire qui a reçu un carton jaune au match aller à la 68e minute. En effet, ce même joueur a reçu vuba turajya kurega ikipe y'u Rwanda muri CAF kuko ngo yakoresheje umukinnyi Muhire Keve ngo wabonye amakarita y'umuhondo mu mikino ibiri iheruka. Ibi bivuze ko Amavubi ashobora guterwa amaga. Abenshi bahise bikanga bati ndababaye saa tatu kirazira kikaziririzwa. Ugomba kubanza kureba ko uburinzi buriyimara. Ibintu byose byarangira bamaze gupanga buri kintu cyose tayari. Nabwo uruhukaho iminota mike ari buri maso. Ntabwo ushobora kuryama ubushika buri kuryama uri ku rugamba. Ariko birambabaje perezida ko uyu mugabo utoza Bene yakomeje kubitsindagirara. Ati umukino Muhire Keve Runi yabonyemo ikarita y'umuhondo n'igihe u Rwanda rwakinaga na Senegal ku munota 69 akiniye nabi uwitwaga Nagi. Umukino uheruka muri Bene nabwo yahawe ikarita y'umuhondo. Bamwe batangiye kujya mu mategeko ya CAF. Wareba ingingo ya 42 ku gika cy'icyenda ivuga ko nubwo CAF ikwibutsa ari n'inshingano za federasiyo kumenya abakinnyi batemerewe gukina. Bamwe bati ibirabi bya ntibiba amaraso. Twari tuzi ko Keve yabonye ikarita y'umuhondo gusa raporo ye yerekana ko uwo bayanditseho ari Gilbert. Iyi mubona ni raporo ya komiseri n'abamwingiriza. Bamwe bati nyamara tuzaburana. Mugihe n'ubundi hari inkuru yanditse mu kinyamakuru cyitwa Rubanda ngo Meya Rubingisa yemereye Perezida Kagame ko ari indangare. Ibiro wakwibaza ngo byabaye ryari ni ku munsi wo kwa kabiri ubwo Perezida Paul Kagame yatunze agatoki uburangare bw'abayobozi mu myubakire bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage barimo abaheruka kugwirwa n'inzu ziherereye Ikinyinya mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Ese burano muri Ferwafa ni haba habayeyo uburangarira? Nta gikuba cyacitse birinda abashobora kuba bari kubayobya bakoresha izindi mvugo n'ibindi bidahari. Umuntu yanababwira ati bakumvise radio Karindwi babwira amakuru y'ukuri. Mu nyumvire noneho umunyamabanga koko mbega Ferwafa warakubititse pe uti wambwa wari kwa mushenzi nawe. Comment zari nyinshi ubona ko abantu bababaye maze rigogate atari kubu n'ubuhe bwonko buzakoreshwa kugira ngo tubashe kongera gusubira muri AFCON. Undi ati nirinze kugira icyo mvuga unyunganira ataragera hano. Witwa babarira ati nibyo kabisa ukunda kuvuga ubusa uyu munsi cecekere. Aramusubiza ati kavugisha induru ibirenge. Hako se ubundi aba bakinnyi
bamanutse mu kibuga bambaye izihe nkweto? iForce nayo guzumva nguki yitwa ngo iPhone iyi sinzayigura ku isi ngo yitwa iPhone. Eregani no ni byinshi biba biri kuri iyi imihanda. Mu gihe Clapton yibaza ati ese abakobwa umukunda umusore ufite iyihe taye? Teranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragira yerekwa ritambutse nta kibazo Imana ibaho umugisha. N'uyu nguyu Giye kugwa muri wese. Nibiri kuri iyi mihanda yacu kuri uyu munsi. Eregani mbibutsa amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe uwo munsi, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo.